hari ibintu yitwaje numvaga bidafite ishingiro. We yaritwaje ngo hano uko ngo wanzanye mu bantu benshi, wanzanye mu kavuyo, wanzanye mu bifashe umukobwa mujyanye Nyabugogo hano hari abantu barenga 20,000 ugatera ivi mu muhanda. Sinzi mbara akabonye ari narakabonye kakano k'umutuku kato. Iriya yari impano rero nari nashizemo hari yego. Hanyuma umukobwa ndavuga ni tugende dukate uruhande rwa gare. Urabona kuri gare haba hari abantu, abamotari, abanyonzi n'abantu be kumukunda. Hakubundi mwabaye mute? Mwabaye mute? Oya none se ni igikorwa cy'ubugoryi nakoze koko barambwiza ukuri. Dore ngiye bura ndigahuza miryango ngiye kusibyo. Makuru mwabaye mute? Oya basi wa basi mutore ngo ngiye ni iki ngiki ni surprise. Urande kura cyangwa nago ndekora? Ni surprise nayo nagukorera. Bishe basi. Mana nago imisiro yikunda uranyumva neza? Sha wamfashije basi. Ngiye ni ibintu nayo napanze sibyo. Umvashe. No. Numwareho. None se wambabariye basi ko njye ari ibintu nayo napanze sibyo. Bapanze biki? Bapanze biki? Ndavuga ati iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalingo mingwana. Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Oya sireka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocente TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda urwanya rwakazamura igisho njyana Rwanda gasika mutondo sasa nibwo samatara gakega cyangwa sambundi icara kuri Manzi na Innocente TV wirebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka. Dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka. Nanakwinginga ngusaba cyane kujya twandikira muri comment kugira ngo turebe ibyakunyuze n'ibyo twakongera cyangwa se ibyo twagabanya. Uyu munsi rero murabona umuntu udasanzwe kuri screen zanyu ushobora kwibaza ngo ninde yashyizemo akagwefero agakuteri hirya sore mwiza cyane umusa meze biti ni fresh twaherukanaga mu minsi ishize mu bintu bitari byakubereye byiza sinabibara nkaho byari ibirori ngiye bura byari byancanze ahubwo nibaza ukuntu nyuma waje kubona nimero zanjye ukamvugisha nanjye tukavugana nkaba nafashe umwanya wanjye nkaguhamagara nkakubwira ati ngwino hano tuganire. No kuvuga ngo ubundi ibintu byagiye hagaragara byanga byakunda urabibona. Ngiye naje kubona irankuru yambayeho ibintu byambayeho Nyabugogo warabibonye. Narabibonye nge nabyibonera muri kamera ahubwo sinzi nahantu waturutse rero urashaka kwibaza ngo byagenze ibibazo nge rero ndi nyamugenda mu bimbere singenda mu binyuma nige nyambo yogeye umuntu rero andi yakara ati hano hantu hari umusore uri gukora ibi bintu ewana direct nubura nandi muri zera quartier zara ku Muhima urumva nandi harya ku Muhima nese nza nihuta byatari navuga ati nkuri itagira ute itancika niko kuhagwa kuri ya rero warabibonye ntango byagenze neza byari ibibazo byaragahinda abantu barancungereye ariko nyine bibaho tu bibaho ko ari igihe ushobora gutekereza ikintu ugatekereza ikintu wakigeza ku muntu nawe yacyumva nk'uko ubishaka hanyuma rero bikaba ibibazo mugashwana ni nabyo byambaye hejuru bundi Nyabugogo barabibonye ko abantu barancungereye nyamara ibyo nari ndi gukora ngo byari bibi ukurikije igitekerezo nari nagize nk'umuntu twari dukundanye imyaka 2 yari myinshi kandi gupropose umuntu ahantu hari abantu nta kibazo kirimo dore ko niba unagira ngo wenda abantu bakubone banabone ko ibyo murimo koko mukundana ntango wajya gupropose umuntu mu cyumba ntango wamujyana ahantu ngo muri salon ngo ahantu mwihishe gupropose umuntu mujyana ahantu hari abantu iyo ari akuyumvamo imitara yemera cyane ariko iyo asanzwe akubeshye ntango ashobora kwemera impeta yawe nge narabibonye ejo bundi umukobwa ni gute mfukama Nyabugogo mu ruhame rw'abantu bose ngatera ivi
umukobwa nkakuramo impeta nkayimwereka umukobwa akiruka uwo mukobwa yakubaka nanjye buriya nicyo kintu cyancanze cyagiye nirinze kukubaza ibintu byinshi kuko wari uri muri bad condition njagaraye wari ujagaraye cyane nanga kuganira nawe ibintu byinshi ariko uyu munsi reka mbanze ngushimire no kuba basi wanyumviye ukaza urabona ukimara gusohora inkuru njye ntabwo nari nzi n'ibyari byo cyane ukimara gusohora ino nkuru narayibonye gusa mwarakoze ibiganiro byanyu mushaho nimero zanyu ninjye wakwivugisha ndavuga ati ku byambayeho hari icyo nshaka kuzabivugaho cyane abakobwa b'iyi minsi hari ikibagenza cyane tureka hanini ko nta mafaranga ni ubutunzi kuko sinavuga ubwiza bwo ndabufite ntabwo ndi umusore mubi ahubwo icyo nazize gishobora kuba ari amafaranga niyo mpamvu rero naguhamagaye ndavuga ni tugomba kuba twagirana ikiganiro tukaganira nkabwira abagukurikira ibintu byambayeho n'icyatumye biba yego so rero abantu bafite amatsiko yo kumenya amazina yawe kuba wakibwira abantu hari icyo byabitwara njye nitwa niyo nkuru fisi nkabanuye n'ubundi Kimisagara yego niho mu rugo hanyuma rero uriya mukobwa twamenyanye hashize imyaka 2 n'amezi 3 cyane warabitubwiye urumva icyo gihe gishize ni kinini cyane nakomeje buriya ukuntu ubona umuntu ukabataho kugira ngo mufuhire reka nzakura akantu kazatuma ryafuhira rivaho hanyuma muhubwi ibizatuma yisanzura yego twazindutse mu gitondo mu sheri ndagushaka nashaka ko tujyana mu kugura utuntu gushopinga utuntu two muri weekend hanyuma tujye mu rugo tudutunganye turi kumwe tudusangire urumva muri weekend nta muntu wagiye mu kazi cyane umukobwa arambwira ati nta kibazo araza turamanuka tugera Nyabugogo kubera ko buriya Nyabugogo na Kimisagara si kuri relaxa kwa buri munsi nyine twamanutse n'amaguru ariko nge nari nzi icyo ngiye gukora umukobwa we nabyo yarazi ndagenda ngura utuntu nshira mu kantu kakamvirope sinzi mbara akabonye narakabonye ka kantu k'umutuku iriya yari impano rero nari nashizemo hari yego hanyuma umukobwa ndavuga ni tugende dukate uruhande rwa Gare urabona kuri Gare haba hari abantu abamotari abanyonzi n'abantu benshi bagiye batandukanye namufashe ukuboko yego ndamusoma urabona hari ukuntu ufata umukobwa ikiganza muri mu rukundo nk'umuntu muri kumwe ndamusoma mbona nta kibazo agize ndangije ndamugana ngaho mobera umukobwa yamubereye nta kibazo arananyegera pe azingo ni bya bindi bisanzwe n'ubundi nanjye ubwanjye numvaga rwose nari kibazo dufitanye yego umukobwa nyimara kumanura ivi ryanjye hasi yasubiye inyuma nk'intambwe 2 umutima wayisunye yego ndavuga ni umukobwa umbwira kankunda mu myaka 2 n'amezi 3 tumaranye ni gute manura iva gasubira intambwe 3 inyuma amunga yego umukobwa yasubiye inyuma amarira ahita ajenga mu maso yawe yanjye yego ndavuga ni ibintu bimbayeho mu buzima n'ubwa mbere nari mporopoje umukobwa yego ariko akimara kunkorera biriya bintu narababaye wa munyamakuru we nta mugabo uriranga amarira agwe cyane ariko narababaye mu buzima namaze nk'iminsi 3 cyangwa 4 nariyumvisha ko ibintu byambayeho Nyabugogo byabaye byarambabaje kugeza na n'ubu umukobwa ndamuhamagara nashaka kunyitaba ntago abashaka kukuvugisha na magingo yangaye amvugisha kandi rimwe ndamuhamagara ngasanga ari call wait ari line busy ndake kuri call wait ubona ko umuntu ari kuguhamagara cyane rwose cyo gihe ushaka kwabwira umuntu ngo babonetse gatoya mbanze numva icyo umuntu acakira kandi ukabona ko ari na nimero ya sheri uri kumuhamagara cyane naramuhamagaye ishuri 5 telefone iri call wait ndangije nkura abugana umukobwa ashobora kuba cyararangiye ni gute wahamagara umuntu ugukunda ugushakaho kuba wamubera umugabo akakubera umugore mukajya mu rugo mukabyarana abana mukarera ukamuhamagara ishuri 5 ariko wait abireba ntago bishoboka rero nararebye nsanga inkundo z'iki gihe hari ikibazo ni ikinyoma kuko ngiye buriya uriya mukobwa hari ibintu yitwaje numvaga bidafite ishingiro sibyo hari ibintu yitwaje numvaga bidafite ishingiro we yaritwaje ngo hano ko ngo wanzanye mu bantu benshi wanzanye mu kavuyo wanzanye mu biki ibyo bintu ntago nabyumvishe ubaye uri umuntu uhagaze ku ijambo ryawe nk'umuntu ukunda umuntu ku rukundo yego
hari urukundo rw'ibinyoma rubaho ntarwo kuko hariya ngewe ahantu nemereye ko ibintu biseriye kugira ngo umusore afate initiative avuga ati ngiye mfashe umukobwa mujyanye Nyabugogo ahantu hari abantu barenga 20,000 ugatera ivi mu muhanda bro ufite urukundo ese wenda yavuga ngo urabona ngo nagakunda ngo niki imyaka 2 nge nawe twari tumaranye mu rukundo dukundana naramubajije ngo hari icyo nakweretse ngo hari icyo wamburanye nacyo niba umukobwa gusabye buri kimwe ukakimukorera cyose ukamuhabura kimwe kugira ngo akunde akube hafi ya then nyuma ukavuga ati noneho ibintu ndabona bigeze aho mbona biri byiza reka noneho nereka abanyarwanda bose ese yabonaga bira bintu naragiye kubikora yabonaga ndi ikigo oya bira bintu bikora bangahe ni bake cyane biriya bintu bikora umuntu w'umugabo umuntu uhamye kwijambo giwe umuntu ushobora kuvuga ati ngewe uyu mukobwa ndamukunda nirengagije abakobwa twamenyanye imbere ye nirengagije abakobwa twamenyanye nyuma ye barahari beza pe cyane sinavuga ngo ni beza kuko nge nakomeje kumukunda cyane kugeza none yari we mukobwa mwiza ariko umukobwa afashe umwanzuro wo kuvuga ngo no watera iva gatera intambwe eshatu asubira inyuma uvuga ngo uwo mukobwa ni igihuha nta mukobwa umurimo aba niba abakobwa ugeza mu rugo nyuma y'iminsi ngaho ukahita ubona gahunda zawe ukahita ubona icyabagenzaga wenda ashobora kuba yambona akavuga ati uyu muhungu atuye mu makaro uyu muhungu atuye mu nzira imirange cyane iyo umujyanye wawe akabona bya bindi yashakaga ntabihari aravuga ati umusore n'imbwa ntabwo ibyo nashakaga ariko ndi kubona hanyuma urukundo n'ibyo ashaka bizahurira ntaho ndakeka wenda wahageze nyuma byabanje we nabyo ntago nabonye ibyabanje ntago nabibonye icyo kibazo ariko ibyabaye imbere nge nateye ivi nk'umunota urenga umukobwa aranga aragenda ahagara nko muri metero 3 abantu bakajya bavuga ati uyu muhungu none yarwaye ibi narababaye ibaze kuri aho Nyabugogo bari abakarani n'abamotari n'abanyonzi bavuge ngo uyu muhungu ngo ni umusazi sorry gato uyu munsi nanifuje nahangase umva tuganire se indukira gato ureba umuntu ndashaka umusuhuza basi yaje se shiri nibindi bamamagariye turi ngiye bura ndigahuza imiryango ngiye kusibyo makuru mwabaye muti oya basi basi mutore ngo ngiye n'iki ngiki ni surprise urandekura cyangwa ntago ndekura ni surprise nayo nagukoreye cyumva bari umva ngiye ntago imikino nyikunda basi nyine nyumva basi nyumva se umva mwana wanyumvishe basi mwana ntago imikino nyikunda uranyumva neza sha wamfashije basi ngiye ni ibintu nayo napanze sibyo umva se no numwareho none se wambabariye basi ko njye ibintu nayo napanze sibyo bapanze ibiki bapanze ndavuga ati ndahamagara fisaze fisi namara kuza nawe uze hangaha mbikore nka surprise kugira ngo nyine bigenda bite kugira ngo basi mbaganirize mwembi tuganire sibyo ko mukunda hakundi bundi mwabaye muti oya none se ni igikorwa cy'ubugoryi nakoze kuko barumbwiza ukuri uraje rwose nta n'isoni uramamagaye wamamagaye ngo nze gudugudu umva se mwana umva se mwana umva mwana mbabarira mwana reka mubwize ukuri oya wihangane basi tuganire no se wanyumvishe mwana umva se ubu ntabwo tugenda gutya mwana umva nyine umva basi ngo numvise je numvaga kari ikintu cyiza nyine watsemba baziziki je numvaga kari ikintu wenda ibi twari urahazi none kucyuri kubyirukamo wabishyushyemo uzi impamvu se wamusore yarababaye kandi nanjye kuba naragize amahirwe nkamenya ibyawe nawe sibyo niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo none reka mbahuze cyangwa ngira icyo nkora kugira ngo mubashe kuba none urigahuza imiryango niko nifata ngewe mu busanzwe iyo mbona abantu batari kugenda mubwize kuri ngiye kugenda numurikire uri kunyumva niba ushaka ko njye nawe turwana umurikire umva basi musaba kandi sibyo nsabise ase basi ubona ko ramusaba mani ngiye nakubwiye gutse umva se mwana mwese n'ibintu byo mwende ba umva
Man, umenye hinaji man. Ndagerageza gufasha abantu banageza bakancika amazi y'uzanga. Mama kubizana amazi. Kureba intajanye uhagiye man. Dore intajanye uhagiye bro. Ana najanye uhagiye. Singo nkoze ikintu cy'umuntu w'umugabo basi mbafate mbahuje ariko umukobwa ntago gukeneye bro. Sikamazi yagiye no mu gutwi indani man. Nakimuma asuburi najimani nta kibazo ushobora kugira umuntu mu gutwi. Mana taha man. Reka nkubwire. Taha dore ibyo nari ngerageje gukora nyine bo biranga. Zafashe basi ibintu birangirira. Uzongeye kumuzanira umukobwa. Ngize ngo ubikoze mu rwego kugira ngo nibura ngize ngo umwana bivuganye Yesu. Ngize ukuntu se byagenze. Ibi ni biki bibaye. Uzi ukuntu byagenze se? Nyuma nari nangiye kwiyakira mu mutima wanjye nangiye kumva ko nta kibazo gihari. Uramuzanye umutima utera cyane. Uzi ikintu se cyari gihana. Ngiye nta na gahunda yo kubahuza nari mfite. Buri wese nari namutumiye ku cyo giti wabwo ikintu kibaye. Urana namuhaye isaha mu gitondo ariko nkomeza kumubura kuri telefone. Sibyo? Rero aje nyine ari we turi kuganira. So rero basi nari ngize ngo profitireho we nambahuze muganire kuko nawe nakomeje kumuhamagara mbwira ko kuva cyagiye mutegeze muvugana. Sibyo? Ese basi reka mubwire. Ibintu bibaye hano nta shusho biguhaye. Uriya mukobwa urabona hari ikintu kimurimo. Urabona ari umukobwa wakunda akakujyana mu rugo, umukobwa usabe imbabazi ishuri gira akakwanga. Umwana akundanye imyaka 2, umukobwa arashaka iki? Uwo mukobwa gukeneye iki? Ese akeneye gukora iki? Akeneye napfukamye, nateye ivi ndapfukamye, ntago ashaka kubyumva. Akeneye ko nzakurikira. Nzagende nzane indege Kanombe nyitereke hano abone kuvuga ngo ndagukunda sheri. Kandi businkubeshye, sindoga sindi n'umupfumu. Ubaka kanya ndamutse nzanye umufuka w'amafaranga ahangaha. Amubwira ni vayo ndagushaka akaza akayabona. Yahita avuga ati sheri ndagukunda. Ikikoreka k'abakobwa bo muri iyi myaka byarangije gupfira mu mitwe. Ntanga ikibazo kigihari ari urukundo akunda umuntu. Ikibazo gihari ibyo ashaka n'ashaka. Niba njyewe fisi mukunda akabona ko nta modoka nunze aribaza ukuntu azagenda mu mujyi wa Kigali n'amaguru. Ego. Arareba agasanga mu bahungu batanakundana nabo ufite imodoka n'ugomba kumubera umukobwa. Cyane. Ese ni ineri zaranyabugoga akamubura nazamwa. Cyane. Icyo nicyo kibazo dufite cy'umukobwa bigenze. Abura umukobwa aratandukanye man. Umukobwa utinyuka gufata inaca akayimena ku mana ahubwo yimennye no mu matwi. Mu kabari ni yagukubita icupa. Tujye tubitwita kurangiza. Mu kabari yagukubita icupa ugataha umusaya umwe utareshya pe. Ibyo byo ndabikubwiye. Sharantungwe pe. Rwose nagiye ngerageza abantu benshi bari bagoranye. Igihe mwambonye Nyabugogo namwe ubwanyu wenda mutaramenya ibyanjye muravuga uyu muhungu n'umuntu. Habwo sura mwari mukundanye ute koko? Ubundi nta macenga yabaga hagati yanyu nawe before yuko muza guterana amavi. Umuntu mushobora gukundana mukabana mwamara gusezerana ukahita ubona umuntu wari. Ubwo nta mahirwe wagize ndakora. Jewe narababaye. Nta mahirwe nta mahirwe ndongeye mbabaye bwa kabiri ariko mfashe sinzongera kubabara bwa gatatu. Birangirira aha ibyanjye n'uriya mukobwa bajya bavuga ngo ntimba ngo ntaho ritarema. Umukobwa utinyuka gufata icupa akavuga ngo ngiye ngo nkwereke. Umukobwa uzamushira mu rugo kumarira iki? Azatoza umurage abana akuye he?
bivuze ngo ibi narimo ni umushinga arimo arakora umushinga mu bagabo hano nibitavamo harabizavamo nibwo buzima bw'abakobwa bo muri iyi minsi mu mujyi wa Kigali nibwo bubatunze sibyo cyane fasha rero ndakeka icyo wari wamamagare nagikoze naje turaganire nubwo hajemo akabazo ngiye mfasha nisubirire mu rugo ngiye kwiryamira maje no kunanirwa mu mutwe musambuza icyo mvuga ngiye ndumva amagambo yashize ivuga reka nkure ko gende mana ubu ngubu sinzi ngiye no kujya kwa muganga aho kuko nago inagiye ajya mu matwi gutya ngo birangira ahanga ndumva ngiye kujya kwa muganga ndumva natangiye n'undi munsi mujye mumenya bo mubana wenda ushobora kuba ukiri muto utaranako cyangwa waranakunzeho ariko abakobwa bafite imishinga muri uyu mujyi wa Kigali kubaho byarabananiye kubaho bakora byarabananiye barashaka imishinga yo kubyazamo abasore amafaranga bakabaho muri uyu mujyi wa Kigali ubaye uri umusore menya n'uwo muri kumwe arankunda nankunda kirangize rwose nibyo ngiye aka kanya ndakibaza ngo umugore nk'uri bazamushira mu rugo ese niba umugore atinyuka nawe ubwaye kukumenaho amazi nabonaga ari inaci man yabaga ari amazi se ngo bari kundya mu matwi gutya abakobwa muri uyu mujyi wa Kigali gukora byarabananiye kubaho byarabananiye bari gushaka gukora imishinga mu basore akavuga ngo mfite abasore batanu ngomba gukundana nabo uyu ndamukuraho inkweto uyu ndamukuraho amavuta uyu ndamukuraho kwisukisha uyu ndamukuraho kujya saa 5 nijoro ibyo byose bikabatunga muri abakobwa mu mujyi wa Kigali bose babaye inzererezi nta nakazi bagira uyu mukobwa ibyo akoze wabibonye niba ukundanye n'umuntu imyaka 2 no gutatakwakira impeta yawe akeneye iki akeneye kumuzanira inka se nakubajije kare ngo nzajya gukura indege Kanombe nze iparika hano mugedora indege Juma nta rukundo rurimo Juma ngiye mbuze icyo mvuga abasore nibitonde bahagarara ikigabo bareba bo bakundana nabo abakobwa baraduhagurukiye Ewana ngiye numva nabuze icyo navuga so reka dusoreze ahanga numva natangiye kugira ikibazo mu matwi ushobora kuba ari effect zira ahubwo se uraba muzima mukanya n'udupfana reka dusoreze ahanga nitugira umwanya uhagije tuzaganira byimbitse gusa birambabaje nanagira abasore bose inama bahitemo abantu bababereye kandi babakwiriye Juma bayi reka nshimire n'umuntu wese wari dukurikiranye ahanga reka nanjye nshimira abantu badukurikiye kuri Manzi Innocente ko ibibaye mwarabibonye mbere ibikurikiyeho murabibonye ntanga ari byiza ariko icyo nabifuriza mwebwe mudukurikiye mwagiye mubona uko byagiye bigenda gusa ndabakunda ibitekerezo inama muzangira niyo nzubahiza ese nzakomeze nkurikira uno mukobwa ese nzamureke ese nzahamagara imiryango cyangwa se inshuti n'abavandimwe baduhuza simbizi comment zanyu nizo zizama icyo ngomba gukora murakoze so reka rero ngushimire nawe wari udukurikiranye Imana ikumpera umugisha bimbayeho no kunsengera iyi naki ntagire ikintu yangiza mu matwi yanjye nta kindi nababwira Imana ikomeze ibane namwe kandi bifurije umwaka mushya 2024 zabera w'amata n'ubuki murakoze